amahoro n'amahirwe nshuti mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Mwabyumvise twinjiye muri cya kiganiro cy'amateka mukunda. Turagaruka ku buzima bw'intwari y'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa wabaye umwami w'u Rwanda kugeza ku itariki ya 25 Nyakanga mu mwaka 1959 ubwo yatangaga ku buryo bw'amarabira. Ni mukurikira aya mateka ku buryo bwimbitse aho tubasangiza ibintu 10 byihariye ku mwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa umaze imyaka 62 atanze. Umwami wa gatatu Rudahigwa ni umwe mu ntwari z'igihugu, akaba ari mu cyiciro cya kabiri cy'intwari z'imena. Ni intwari zakoze ibikorwa by'ingenzi mu mateka y'abanyarwanda, by'umwihariko akabarizwa mu cyiciro cya kabiri cy'intwari aricyo cy'imena nari maze kubabwira. Ni umuhungu wa Yuhi wa gatanu Musinga, akaba yaravutse mu mwaka w'1911 avukira Imwima mu karere ka Nyanza. Y'inyingoma ku itariki ya 16 Gushyingo mu mwaka w'1931 asimbuye se. Yatwaye u Rwanda mu bihe byari bikomeye by'ubukoloni kandi akaba yarategetswe kubana nabo. Yimira kubatizwa mu Kuboza mu mwaka w'1942 ndetse aza kwigurira igihugu cye Kristo Umwami nyuma y'imyaka 4. Yaje gutanga ku itariki ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa waharaniye iterambere ry'abaturage be nubwo abakoloni bo batabishakaga. Byaravuzwe ko ari umuhanga cyane mu gusimbuka urukiramende, akamenya gukirana ndetse no kunyabanwa nkuko byari bimeze ku bana b'ibwami. Yari yaranashyize imbaraga mu mukino wo guhiga ku buryo ngo yari yarabigize umwuga. Yabaye umwami w'u Rwanda kuva mu mwaka w'1931 kugeza mu 1959 ubwo yatangaga ku buryo bw'amarabira. Niyo mwami wa mbere w'u Rwanda winjiye mu idini rya Gatolika. Yabaye mu Gatolika mu mwaka w'1943 maze afata izina rya gikirisitu rya Charles Léon Pierre. Se Yuhi wa gatanu Musinga yari yaranze kujya mu bukirisitu, kandi Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yamufataga nk'umuntu urwanya abakirisitu kuko yari yarahagaritse ibikorwa byo gukwirakwiza ubukirisitu mu Rwanda. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko umwami wa gatatu Rudahigwa yaba yarigiye rwishwe ubukirisitu ayoboye n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda Musenyeri Léon Classe. Bikavuga ko yinjiye mu bukirisitu kuva mu mwaka w'1929 nubwo se Musinga yangaga ubukirisitu runuka. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yarashakanye na Rosalia Gicanda, uyu akaba yarishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga akaba yaramubyaranye na Rudahigwa nyiramavugo Kankazi. Mu myaka 62 ishize atanze, urupfu rwa Rudahigwa ntabwo rwavuzweho rumwe, ko yatanze hashize amasaha make agiye kureba umuganga w'umubirigi, bikavuga ko yamuteye urushinge, ari narwo benshi bavuga ko rwabaye intandaro y'urupfu rwe. Mu nyandiko y'umwanditsi witwa Rudahigwa yise La Pensée Universelle ku rupapuro rwa 96 ndetse n'iya Léon Derimas yise Généalogie de la Noblesse du Rwanda yanditse mu mwaka w'1950, bose bakomeje ku mpamvu ababirigi bashinzwe kuba inyuma y'urupfu rw'umwami Mutara Rudahigwa, bakagaragaza ko bifite imvano nyinshi, cyane cyane ko yari yaratangiye ibikorwa byaganishaga u Rwanda ku bwigenge kandi bo batarabishakaga. Urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwababaje abanyarwanda benshi, bose bakomeje kugushinja ababirigi kuba inyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa, bagaragaza ko byari bifite imvano nyinshi, cyane cyane ko yaramaze iminsi yaratangiye ibikorwa byaganishaga u Rwanda ku bwigenge kandi ababirigi batarabishakaga. Urupfu rwa Rudahigwa rwababaje abanyarwanda benshi b'icyo gihe kuko rwari rutunguranye, rukaza mu bihe bibari bakimukeneye cyane muri iyo nkundura yo kwigobotora ubukoloni. Ikindi kandi yari akiri muto, afite imyaka 48 gusa. Kubera ibihe yaje mu by'ubukoloni bwari bumaze gushinga imizi mu Rwanda, byatumye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa aba umwami wihariye wagiye agira amateka atandukanye n'abamubanjirije, haba mu buryo bw'imibereho, imikorere n'ibindi. Hari imwe mu bintu bidasanzwe rero byamubayeho bitandukanye n'ibyagiye biba ku bami bamubanjirije. Icya mbere niyo mwami Rukumbi uri ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda. Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe mu cyiciro cy'imena mu ntwari z'u Rwanda zibukwa ku itariki ya 2 Gashyantare buri mwaka. Ubutwari bwe bukaba bushingiye ku mpinduka nyinshi yagiye azana mu mibereho y'abanyarwanda, aho yaciye ubusumbane, akagaragaza kwicisha bugufi kandi agaharanira ubwigenge bw'u Rwanda. Mu nyandiko yasohotse ku itariki ya 25 Nyakanga uyu mwaka wa 2021 mu kinyamakuru igihe.com, bagaragaza ko ubutwari bwe bushingiye ku mpinduka nyinshi yazanye mu mibereho y'abanyarwanda ubwo yacaga ubusumbane, akagaragaza kwicisha bugufi kandi agaharanira ubwigenge bw'u Rwagasabo. Bavuga ko urukundo yagiraga igihugu n'abana bacyo
wibukwa cyane ubwo yemeraga kugaba inka ze mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura yari yugarije u Rwanda, ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yabicikirizaga hirya no hino ku isi. Ngo yanze akarengane akarwanya yivuye inyuma, ndetse mu mucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami kubera ko yakundaga ukuri, ubutabera n'ubunyangamugayo bigahora bimuranga. Ikindi yakoze kigatangaza abantu nuko yakuyeho inka z'inkuko zakamirwaga umwami, agaca ubuhake n'ubucakara n'indi myitwarire yagaragazaga ko idakwiye yarangaga bamwe mu batware bo ku ngoma ye. Byose akaba yarabikoze agamije kubona u Rwanda rufite abaturage bareshya. Ani mateka yihariye yasizwe n'umwami Karoli Mutara wa gatatu Rudahigwa nuko washatse abagore babiri gusa. Muti gute? Mu muco nyarwanda akenshi umwami yasimburwaga n'umuhungu we. Ibyo byatumaga kubyara k'umwami bihaga agaciro gakomeye haba kuri we ndetse n'igihugu muri rusange, kuko uretse kwishimira ko yabyaye nk'ibyo muri rubanda yabaga anakeneye abamusimbura yagomba kuraga ingoma. Ibyo nibyo byatumaga abami benshi bashaka abagore benshi, bigatuma babyara abana benshi kugira ngo izina ryabo riziyandika ahantu henshi. Umwami Karoli Mutara Rudahigwa we nuko narimaze kubibabwira yashatse abagore babiri gusa. Yabanje gushaka n'uwitwaga Nyiramakomari mu mwaka wa 1933, babyarana umwana w'umukobwa witwaga Gasibirege waje kwitaba Imana akiri muto. Nyuma rero yaje gushakana na Gicanda Rosalia, babanye kuva mu mwaka wa 1942 kugeza mu mwaka wa 1959 ubwo yatangaga. Bo ntago bahiriwe n'urubyaro ariko kuko byavuzwe ko Rudahigwa atigeze abyarana n'umwami kazi Gicanda Rosalia waje kwitwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Mutara Rudahigwa kandi uretse kuba yaremeye kuba umukirisitu, yanatanze u Rwanda aruha kirisitu umwami na nyina Bikira Mariya. Niwe wa mbere washakanye n'umwami kazi bagashyingiranwa imbere y'Imana, hari muri Mutarama mu mwaka wa 1942 ubwo yavyemererwaga atarabatizwa kugira ngo umuyoboke w'idini gatolika na rubanda rukurikira intambwe ye. Yaje kubatizwa nyuma yitwa Charles Léon Pierre. Kwa 16 kwakira mwaka wa 1946 nibwo umwami Rudahigwa yatuye u Rwanda n'ubwami bwe kirisitu umwami mu isengesho yasengeye mu birori byari byabereye i Nyanza. Abahanga mu by'umuco nyarwanda bakabasobanura ko u Rwanda kirisitu umwami we yari yabihaye igisobanuro cyo kururagiza Imana atari kurugabiza abazungu nk'uko bamwe babitekerezaga. Hirya no hino ngo abasaza barabyitotombeye bagaragaza ko bitari bikwiye, cyo byari ugutesha agaciro imyemerere y'Abanyarwanda. Nyamara ariko abandi bakavuga ko ari amayeri yakoresheje kugira ngo abazungu babone ko ari kumwe nabo, nyamara byahe birakajya. Mutira icyo gihe byagenze bite? Umuhango wo gutura igihugu cy'u Rwanda kirisitu umwami ngo wabaye mu kwezi ko kwakira mu mwaka wa 1946, ukaba warabaye iminsi 3 yikurikiranye kuva ku itariki ya 26 kugeza ku ya 28 z'uko kwezi. Icyo gihe habaye igitambo cya misa, nuko misi ihumuje umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wahigiye imbere hafi ya ritari maze arapfukama avuga isengesho ryo gutura u Rwanda kirisitu umwami agira ati: Nyagasani Yezu umwami w'abantu bose n'imiryango yose, we hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya umugabekazi w'isi n'ijuru. Ye Mutara Karoli Léon Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda bakagomba no kutubera umuzi ushingiyeho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani kirisitu umwami ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza, uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindirije ubonye kigeze, uruha kongeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe ngo zirugwizemo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi n'abo kururira ngo barwigisha ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibiza bikiza byose hano mu isi. Natwe rero Abanyarwanda twese twemeje kumugaragara ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu, twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi ngwaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva indimwe nanjye ubwanjye, abagabo barutuyemo, ubaho umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomerezamo amahoro wazaniye iyi si. Ubavana imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'izindi ngeso zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga we wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubaho umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori, barire neza abana baduhereye kurugwiza, barimo imitima yabo bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'ubwo igihugu cyacu cy'u Rwanda.
ingo zarwo zose uzikomerezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nkuko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatwara ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo ubakomerezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo twifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama wajya zo gutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kandi kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwanya inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira ngo bagambanira cyangwa se uwo bagambanaho byo kurenganya bireke kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka ndetse n'abazanywe no kuyobora inzira y'ivyerekeye amajyambere. Natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari wowe tuyikorera n'amahanga yose uko angana, kandi tugusingize mu ruhame tugira tuti Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahorana na byose ubu ngubu ingoma n'iteka ryose. Amina. Iryo sengesho rya Rudahigwa ryo gutura u Rwanda Kristo umwami ndetse na Bikira Mariya rigaragara ahantu henshi, ariko jye naribonye nifashe igitabo cya Léon Delmas cyitwa Généalogie de la Noblesse du Rwanda. Umwami Rudahigwa kandi ni utarimitswe n'abiru. Moti gute? Mu myaka ya nyuma y'uwa gatanu Musinga ku ngoma yasuzuguwe n'abazungu cyane, bamwambura ububasha n'ubudahangarwa umwami w'u Rwanda yabaga afite. Bapfaga ko atemeraga amategeko n'amabwiriza yabo, ibikorwa byabo akabirwanya. Bahereye ku kumutegeka guca iteka atifuzaga, bahagarika imwe mu migenzo yari ifite agaciro gakomeye mu muco nyarwanda nk'ikirango cy'igihugu, birangira banamukuye ku ngoma. Abazungu bamukuyeho ni nabo bimitse umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa kuko babonaga ko ashobora kuzabumvira. Ubusanzwe mu migenzo y'ibwami umwami mushya yimikwaga n'abiru nyuma yo gutangwa na se, bikabera mu mihango yo kumutabariza. Ibya Rudahigwa rero siko byagenze kuko yimitswe se akiriho, amaze kwirukanwa mu Rwanda akaba impunzi mu mahanga. Tugeranyije muvugo z'iki gihe ni nkaho Rudahigwa yahiritse se ku ngoma kuko hatakurikijwe imihango yari isanzwe akima se akiriho kandi atari we wamuhaye ingoma. Urwagasabo urwabatarutwa urwimirambi abatarambira urwamasimbi n'amasonga aseka iwabo wabeza Rwanda rugari rutaramirwa n'ababatangana bene gihanga bakarutanaga. Ikindi cyariye kuri Rudahigwa niyo mwami wa mbere u Rwanda rwagize Wize. Moti gute? Rudahigwa yasimbuye se akiri ku ntebe y'ishuri aho yabangikanyaga inyigisho z'idini gatolika n'amasomo asanzwe. Se wa gatanu Musinga we ntiyari yarize, bivuze ko ari wari ubaye umwami wa mbere w'u Rwanda wicaye ku ntebe y'ishuri. Amasomo yaherewe mu ishuri ry'abana b'abatware, yongeraho n'inyigisho za kiliziya gatolika yigiye Kibeho, ari nazo zamwongerera amahirwe yo kuba umwami w'u Rwanda kuko abihaye Imana bashaka ko igihugu kiyoborwa n'umuntu ubumvira. Musenyeri Paul Class ubwe yamwiyumvagamo, bituma mukuru we witwaga Rwigemera nawe wari warize mu ishuri ry'abana b'abatware ndetse akanakora akazi Kigali atabasha kwemererwa kuba umwami w'u Rwanda. Mutara wa gatatu Rudahigwa kandi yatangiye ikigega cyafashaga abana b'abakene kwiga. Umwami Rudahigwa yari yarize ndetse amaze kubona neza akamaro k'amashuri cyane kuko byamugejeje ku ntebe y'ubutware, nuko ageze ku ngoma uburezi abushyira imbere abwongerera ingufu nyinshi. Yatangije ishuri ry'abayisilamu ku Ntwari Nyamirambo n'uburira cyariho. Atangiza ishuri ry'abene Mutara, ashinga amashuri adashingiye ku madini ndetse yohereza abanyarwanda ba mbere kwiga mu Burayi. Mu gufasha abana b'abakene batabashaga kwiga kubera mikoro, umwami Rudahigwa yatangije ikigega yise Fo Mutara cyari kigamije kugoboka abo bana kugira ngo nabo bagerweho na gahunda y'uburezi. Byaravuzwe unyuze muri icyo kigega hari n'abana b'abakene boherejwe kwiga mu Burayi, ariko amaze gutanga icyo kigega gitagicika intege. Byatewe nuko hahise hakurikiraho inkundura y'umwaka w'1959 yaganishije kuguhirika ubwami mu Rwanda. Ikindi kandi urukundo Rudahigwa yakundaga siporo rwatumye ashinga ikipe y'umupira w'amaguru. Mu by'umwami Rudahigwa yari yihariye harimo no gukunda siporo yari itaratera imbere mu Rwanda muri ibyo bihe, by'umwihariko no muri Afurika yose. Ku giti cye ngo yakinaga tennis n'umupira w'amaguru. Byaravuzwe kandi birandikwa ko yari afite ikipe y'umupira w'amaguru yari igizwe n'abatware yitwaga Maregura. Ngo akenshi bajyaga gukina muri iyo kipe bakaba barahuraga n'ikipe y'abazungu babaga mu Rwanda. Ikindi kandi yubatse stade y'Inkwavu muri Kayonza aho we n'ikipe bakundaga guserukira bagakina umupira. Ngo yatanze kandi afite n'umushinga wo kubaka stade ikomeye i Nyanza. Si ibyo gusa, nubwo bamwe batabyemeye, umwami Karoli Mutara n'umwe mu bateye intambwe za mbere yanga gasuzuguro k'abakoloni b'Ababiligi. We yandikira umuryango w'abibumbye asaba ko basubira iwabo abanyarwanda bakiyobora. Hari mu nkundura ikomeye yabaye mu bihugu bya Afurika mu myaka za 50,
bikavuga ko yari afite imikoranire na Patrice Emery Lumumba uharaniye ubwigenge bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Rudahigwa Gasore mu Burundi. Ibyo bikaba bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko atarwanaga ishyaka cy'u Rwanda gusa ahubwo yari afite Afurika ku mutima. Mwaka wa 1956 nibwo yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba gukura ababiligi mu Rwanda. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1959 yongera kohereza ubusabe noneho avuga ko hatangwa n'itariki nyirizina igihugu cyagomba kuboneraho ubwigenge. Muri uwo mwaka wa 1956 nibwo yagiye Bujumbura ku itariki ya 24 Nyakanga aho yari yitabiriye inama y'abayobozi b'ababiligi muri Rwanda Burundi yari we ku munsi ukurikira. Bukeye bwaho rero nibwo yatanze amaze guhura n'umuganga w'umubirigi. Yarateganyije ko nyuma y'iyo nama yagomba kwibutsa umuryango w'abibumbye ko Rwanda rwari rukeneye ubwigenge. Tugarutse ku kijanye n'uburezi, Rudahigwa yarwaniye amashuri atarabagaho. Abagatolika bazanye ishuri ryari rimeze nka kaminuza baryubaka Gatagara nyuma baryimuriye Burundi batabibwiye umwami Rudahigwa. Abazungu bo mu idini ry'Abadiventiste bo bazanye kaminuza Gitwe baza kuvuga ko nta mazi yari ahari. Bagiye kuryimurira muri Kongo, Rudahigwa arahaguruka ababwira ko bashaka hose mu Rwanda bashobora guhabwa ikibanza, ariko abanyarwanda bakabona kaminuza. Icyo gihe ngo yanongeyeho ko nibabyanga n'idini ryabo ryagomba kuva mu Rwanda burundu. Muri icyo gihe umwami yatangiye amashuri y'abarayiki bituma abazungu bamwanga cyane ngo atangije amashuri y'abapagani. Ubwo n'urundi rwango rwaganishije ku kumwica. Umuntu yakwibaza ati kuki abanyarwanda bashimangira ko yishwe n'ababiligi? Umwami Rudahigwa nari maze kubikomozaho yishwe afite urugendo rwo kujya gusaba ubwigenge muri Loni. Yifuza ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge ababiligi bakagenda bagiye. Birashoboka rero ko ababiligi batari biteguye gutanga igihugu, kandi kuko birumvikana nko hirya no hino byagiye bigaragara nk'Abafaransa mu gihugu cya Algeria bahanganye n'Abanyaligeria ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage bakahasiga ubuzima, ndetse n'Abafaransa bapfiriye ntibagira ingano. Birumvikana igihugu ababiligi bari bamaze imyaka 40 bategeka barakajwe n'uburyo umwami yasabagamo ubwigenge, kagaragaza ko atifuza ko bakomeza kuhaguma. Hari n'abavuze ko Rudahigwa watanze afite imyaka 48 gusa yazize kwanga gusinya amasezerano yagomba kugurisha igihugu ku bakoloni. By'umwabisanga mu nyandiko y'umwanditsi Philippe Regens yanditse mu mwaka wa 1985 yise Pouvoir et droit au Rwanda. Umwami Rudahigwa yatanze mu gihe bwa mbere mu Rwanda hari hatangiye kuvuka amashyaka yarimo Porosoma ya Joseph Habyarimana Gitera na Parimehutu ya Kayibanda Gregoire. Ayo mashyaka yose yarashyigikiye Repubulika, ari nayo nyuma yaje guhabwa ubutegetsi. Ngo mu gushaka ubwigenge umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yavuga ko ikibazo abanyarwanda bari bafite ari ababiligi babategekaga, bakabategeka uko bashatse bakabatwaza igitugu batitaye ku baturage. Mu gihe Kayibanda Gregoire ndetse na Gitera bo bavuga ko ikibazo cyari mu Rwanda ari icy'amoko. Abashinja ububirigi kuba inyuma y'urupfu rwa Rudahigwa banabihera ku buryo wari guverineri wa Rwanda Burundi witwaga Jean Paul Haruwa yitabira umuhango wo gutabariza Rudahigwa. Ngo yarakajwe no kubona biru batangaje uwagomba kumusimbura mu gihe we yifuza ko bagomba kubiganiraho. Umubirigi witwa Armand Van der Plas yagize ati Haruwa yemeye ko bashyiraho undi mwami, ariko avuga ko ibyakozwe ari nka kudeta kubera ko batari babimenyeshejwe. Colonel Garogist wa Perezida w'u Rwanda mu gitabo cye yise Mission to Rwanda yanditse ko nyuma yo kuganira na Musenyeri Andrea Perode wayoboraga diocese ya Kabgayi ndetse na Gregoire Kayibanda bamugiye mu matwi, nibwo bahise bemeza ko ubwami bwagomba kuvaho. Tukaba twavuga ko muri make Rudahigwa yabaye igitambo cy'ubwigenge. Icyo gihe Loni itegeka ko ubwigenge butangwa ariko abanyarwanda bari bamaze guhunga bagarutse mu gihugu. Intego yacu tuzayikomeza, cyo nawe reba ibwana cyambwe, ibyiza byaho nintagereranwa. Komeza ugende ugihuganza, ijuru ryaho rirabagirana. Itanga rya Rudahigwa ryabaye inkuru mbi ku banyarwanda bose. Amaze gutanga rero ngo mu Rwanda hadutse inkuru yavuga ko yishwe n'abakoloni b'ababiligi. Abanyarwanda hirya no hino ngo barigaragambya ndetse bafunga imihanda banatera amabuye imodoka z'ababiligi.
haje kwaduka ngo n'indi nkuru yavuze ko Rudahigwa ngo yanyoye akarenza urugero, bikaba ari byo byatumye ubuzima bwe bujya mu kaga, ndetse bamwe bakanavuga ko ngo yararwaye sifilisi ativuje, ariko umuntu wari kumwe nawe avuga ko yarakomeye isabasha no gukina tennis. Icyo gihe muri abanyarwanda benshi bayamaganiye kure, bavuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, ahubwo itanga rye ababirigi aribo bari bariri inyuma. Ikindi tudashobora kwibagirwa kuri Rudahigwa nuko ari we mwami wa mbere watuye mu ngoro ya kijyambere. Rudahigwa ntiyabaye mu ngoro y'umwami izwi nka Kambere, yari sangwe itugwamo n'abami b'u Rwanda. Amaze kwima mu mwaka wa 1931 yahise atangira kubakirwa ingoro ya kijyambere nk'uko yari yarabisezeranyijwe n'ababirigi. Ibyo tugeze kubibabwiraho akaba yarayitashye mu mwaka wakurikiyeho. Yarimo icyumba cye ndetse n'icy'umugabekazi, ikabamo ibiro, uruganiriro, igikoni naho yaparikaga imodoka ye. Yari iteye nk'inzu zo mu Bubirigi, isize amarangi kandi itarimo ibikoresho bya gakondo nk'ibyo se Musinga yakoreshaga we n'abamubanjirije. Yari ingoro idasakaje ibyatsi, n'ubiracyahari i Nyanza mu Rukari, muzajye kuyisura. Rudahigwa kandi niwe mwami wa mbere watunze imodoka, kandi ngo yakundaga kwitwara nk'uko twize kubitangarizwa na nyakwigendera Bitabwaho Karori. Biravuga ko nubwo yajyaga i Burundi agatangirayo, ari we wari wagiye yitwaye muri iyo modoka. Abami bamubanjirije ntabwo batunze imodoka, ahanini bitewe nuko nta mihanda yari ihari imodoka zashoboraga kunyuramo. Rudahigwa kandi yabashije kurenga amazi magari agera mu Bubiligi n'indege. Abo wa mbere mu bami b'u Rwanda wari ukoze urugendo nk'urwo mu kirere ari mu nda y'indege. Ni urugendo yakoze mu mwaka wa 1949 aho yagiye ari kumwe n'umwamikazi Gicanda Rozariya. Mwaka wa 1959 kandi nabwo byari biteganyijwe ko yagomba gukora urugendo rw'indege yerekeza New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwibutsa umuryango w'abibumbye ko igihugu cyari gikeneye ubwigenge, nuko atanga bidakunze. Ngo rero Karoli Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami w'u Rwanda, umwami wabashe gukora ku ifaranga, umwami wagenze mu modoka, umwami wambaye inkweto, akambara impuzankano za kizungu, agaca ubuhake, akicana n'abazungu ku meza amwe, akamenya gusoma no kwandika n'ibindi byinshi. Ikindi twababwira rero, ku itariki ya 28 Nyakanga mwaka wa 1959 n'igihumbi by'abanyarwanda byateraniye Mwima i Nyanza mu muhango wo gutabariza umwami w'u Rwanda Karoli Mutara wa gatatu Rudahigwa. Intwari Mutara wa gatatu Rudahigwa akaba yarasimbuwe na Jean Baptiste Ndahindurwa watangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yari yarahawe izina rya Kigeli wa gatanu. Nimukomeze mugubwe neza rero, bari kumwe nanjye Tuyishimeje Adolphus. Barasinga yamukesha bo umutwe izambariye ku mariba ari igiterane n'izogeye abaziririmba ntibatuza babigiterane mu nzisi. Zimaze kwandamiza ku kiraro umwiza abwira barataga ibihoga ati nimworoshya ayo marere mutiga bizimesa rubanga imihigo yazimaze gukomera. Ati nta muraso ukigira impaka yamigereranye yagutse inyambo ziwabo zirimo rutijana, zibamo inyamibwa ntigire impuhwe igahora ikinisha kubuza icyuma ikitwa icyariho mu nziza. Bararwibasira ntambara icumu ryo mu ruti n'umuhunda w'imbere bumubanziriza ku isonga. Iwanyarukebura niyamuhurizaho imberera zayo ziramukiranya bakubana kurushana. Nanjye nsanze ari nkubito muzi imbere ibana n'umurinzi muzi umutwe ikagira urugwiro. Iyo n'isaki isemburana n'indwanyi ikabisonga risanganiza ingabo n'umuheto bagakubana kurushanwa ngo ubanza ari nkoronko uzaba bakebuye ngo barindiriye ab'imbere mu mihigo. Abo ni impungira indashyikirwa bakaba amakomba afatanya n'ijuru rwamo ruvugira ku muringa rubabarata mu mihigo. Barara bataramiye imbibi yota umuyongo urubuga kandi rarwiharira ikagira impuhwe. Yego se zirimo ya mbibi ya Ruhinda, ya Ruhinda nziga baririmba
nyirasha bigembe bahungu muterikobe abakobwa muvuze impundu mirabana amata y'iwacu nyirabyano mu muhinshyushyu hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.